FM mirongo 93 n'ibice 9 turabasuhuje cyane hirya no hino aho muri mu gihugu abanyarwanda bose baba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'amateka ku muryango mugari wa SKFM. Twishimiye kumenyesha abanyarwanda ko SKFM radio nziza, radio y'icyerekezo, radio ije gutanga umusanzu mu gihugu kugira ngo umurongo igihugu cyacu n'ubundi kirimo gisanzwe mu iterambere urusheho kwihuta. Turanezerewe cyane kubw'uyu munsi, turashimira igihugu cyacu cy'u Rwanda, turashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abo bafatanyije bose kuyobora iki gihugu, ko dufite igihugu cyiza, dufite igihugu kiri mu murongo mwiza, dufite igihugu giha abantu bafite ubushake, bafite ibitekerezo, uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Izi ni inzozi zibayemo kuri uyu munsi udasanzwe wanjye bwite ndetse n'abavandimwe bose twafatanyije muri uyu mushinga. Ndashimira mbere na mbere Imana yo mu ijuru. Ndanezerewe ntabwo nabona uko mbivuga. Imana yatweretse ko ari Imana koko nta kinanira iyo wayizeye ukayereka umugambi kandi mwiza irawushyigikira. So turashima Imana bidasanzwe, ngira ngo tuzabikora no mu bundi buryo, ariko mu magambo make Imana ni umukozi w'umuhanga, nta kinanira, iguma ku isezerano ryayo ikaririnda. Turanezerewe cyane, turayishimye aho iri mu ijuru ibyumve. Ndashimira umuryango wanjye, yaba umuryango wanjye direct, umufasha wanjye ndetse n'umuryango wanjye mugari, ababyeyi, abo tuvukana ndetse n'umuryango nashatsemo. Ndabashimiye cyane, ndabizi ko munezerewe kubera ko ibi ngibi mwabigizemo uruhare rukomeye kugira ngo bibe, kugira ngo uyu munsi ubeho radio SKFM, abanyarwanda babe barimo bayumva uyu munsi. N'imbaraga zanyu, n'umuhate wanyu, n'amasengesho yanyu. Ndabashimiye cyane aho muri hose mu byumve. Abenshi bari hano, ndabizi neza ko badukurikiye. Hari mukuru wanjye utari mu Rwanda, Johnson Nyakana, aho uri ndagushimiye cyane. Niwe wangize uwandi we ufatanyije n'ababyeyi. Ndagushimiye cyane kuri uyu munsi nubwo utari hafi. Zero ko ntaza kugira emotion. Ndishimye ku buryo budasanzwe. Ndashimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu munsi ubeho. Abo twafatanyije yaba mu buryo bw'ubushobozi ndetse n'uburyo ibitekerezo. Ndashimira by'umwihariko Pastor Anthony mukuru wanjye nkurikira, barafatanyije. Ndashimira